umubyeyi niba ndi umukire nibyo ntazi. Aha aho ni sawa sasa. Ibaze none uburyo ari balance none agasanga nta hinyari none. Hello? Ali. Cha, njyewe namenye nari mfitemo ariko none umwana yanjye. Uri hehe se? Shema! Bongo. Wisina Yesu. Hani. Uri kubona ndimo neza? Aha, urimo garuka hino gatoya. Yisetinge neza James. Garuka. Tuza kuba tugaragara neza. Aha, aho ngo ni sawa cyane. Aha, reka nanjye shaka kubyo nitsimba hanga neza kubyo tari buze kwirabo. Simbe none twatwike hashi. Anga ni sawa cyane. Oliva yigize. Aha, ni sawa cyane. Aha. Ubu none tugiye kubakumbura biteye ubwoba none byatari. Guys, turabashimira cyane kubyo mudutera inkunga zo kudushyigikira kabisa pe. Munyibuka ejo bundi bintu Oliva yankoreye. Ubu nanjye ngiye kumwishyura. Ejo bundi uburyo yankoreye akantu yankoreye ambeshya ibintu byo kubyara sha. Yarakwemeje. Hariya kare. Akuzi kubwira umuntu baragutwitiye guys. None narakarebye ndavuga Oliva arategura ko. Iribazi ya prank ngo ndatwite. Uravugira none ibintu ugiye kumukorera ubwanyu. Ngiye kumukorera akantu ku buryo bwe nagatekereza kari bumukome. Ibaze ko mbese ngo aratwite atanatwite kandi. Guys, ikintu ngiye kumukorera ngiye kumesha ko natsinde. Murabizi ko n'urwo rwa turaba Kristo nta nzo kugira ngo amahanga. Wumve n'urwego none niyaje umushitsi agashaka kuvuga ngo ndama mitsigise ngo cyangwa ndama gahenike de kintu biki. Ubwo aramubwira ngo ya Yetse wenda niba akakugurukaza kukamwenda utaje. Urumva urwo rwego babigezeho. Ntago yabyemera inzoga. Uriya inzoga bacyakubiri. Kabisa. Uno mupira nawo mumenyeho inzoga uri muri ahubwo. None muri nonzo harimo arantu ikintu bise inzoga gusa. Inzoga turi businde tutabiye. Ahubwo ngiye ndimo kumva zatangiye. Hasi mu none ngiye kwitsindisha ku buryo buri original. Ku buryo ninjira hanga. Ahubwo mureke muze kwireba ubyo none niba bimeze. Ari injira hanga umuntu ko w'inzoga nyine n'ubibere mu nonzo. Ahubwo none gutumanya n'ukuri. Ahubwo ndamuzi ibintu uzi prank akunda abantu azikorera ariko we ntabwo ashaka ibintu. Ibyo nibyo ngiye nashaka. No musire. Ibyo nibyo nashaka niyo mpamvu nanjye ndateje ko yemeje kugufasha. Ibintu yigiza akunda guprankinga abantu ariko we ntabwo ashaka umuntu prank. Barabibonye nawe ubwawe. Uzwi atinya prank. Umutima wenda kumuva. Amaze kumurira prank ebyiri. Ureke ngiye kana namukoreke ejo bundi. Kana sigira ni prank sawo. Ubwo ikarera kandi we nta n'ubuzi gutegura. Ariko sinziri muri umukire. Azategura prank. Iyi nateguye none nita mukubita ahantu. Ntabwo ndi. Arahamagarira ahubwo none arahukana none barashiramo nani. We ntatumura naturiwe ko ngenda byiregera byose. Guys, mube tayari gusa mumbere maso. Ubu ngubu ikintu ngiye gukora ahangaha. Ngiye kwisindisha ngo agushira cyane n'amazi ngiye kwimena abo uzi kiri mubwire uramubwira ko naninyanye none ibintu none byakaze ako Debera yishoboye ubwira ko bikomeje kuzi ko ngo kwa Linda tugiye guca ko ndabizi kuko ibintu yaramujije yarambwiye mutazigiye gufatanyije musikunda kugura plan ariko no mutinadiye aragushikandisha ureba nawe aragukandishisha ukabari muzanye n'amazi guys ngiye kwimena amazi ahangaha buke none unaza agasaga none unarambara umusaza none wo eba ngiye gusinda ngo munsinzi oji umurya nawe nanjye ndumufatanya cyane mana yanjye kumbabarira nuko ibintu by'iswari je rusinda no ariko nakuri biseri swari ariko nakuri biseri akunda gurumbura neza none ibyo yigize ngo ntabwo ngo byarakara prank azondari ziramu gutya none ubwese ubu none ukuri ibintu none bigiye kwasho wewe bari bana na James uri kuri James atasaze none fata gatebe wicara wowe uri bigiye kubera hanga uri mubyeyi ndimo ndi umukire nibyo ntazi aho ni sawa sasa ibaze none uburyo ari balance none agasanga nta hinyari none ugiye baba data we mbega urwego ibintu none bikomeje kuhindura amateka neza babarije umamagara ari ibintu reba bare yanjye ibintu James washatse ibintu najemo uyamubura yasubizeyo rwose
uburyo noneho hano hantu harimo guhumura inzoga ntabwo nako ndetse no guma nukunukaho ari kunuka inzoga guys sha Blackout nego afashe gutegura ibintu prank akusha mbeni chile kusha cyangwa ndambara aticha amenyera kare prank naza ndabaza nitumuhamagara ahiteze ubwoba se ndakomeza rwose aho bande wowe muhamagare ya telefone mu mwana w'umutera arabifungiye kuri telefone yanjye nta n'umuntu agomba kugira avuga ko ntabwo byinshi nagiye kose mfite ubwoba pe nishire oparere elo ari cyane njyewe nta mayinite nari mfitemo ariko noneho mana yanjye uri heheze reba ko mana umva mbabarira ushaka ukuntu uze mu rugo nonaha ndakwinginze umva njyewe ntabwo wumva se ukuntu ndi kuvuga bari ibintu biri kubera mu rugo umva nayo nta kintu na kimwe yabaye ariko papa wiwe yasinze yasaze ibintu byose yabimenaguye yigize umusazi wagira ngo ni ukuri menya abana muroza ahubwo ni ukuri ntabwo ndiko ndakubeshya urumva se nakubeshya uri kumva se oya nta prank ntawe use ibintu by'amaprank yabikorute si urumva agiye mu bintu bya prank yanzanamo koko umva arahari nawe umva byaducanze yasinze noneho rero byanakomeye yatangiye gukuramo imyenda yaninyariye ibintu byayoberana babarira none se ibintu nakazi kawe nyine ubwo nyine niba wumva udashaka kuzabyihorera icyo nzi cyo ni uko nkubwiye biri kubera hano nakazi kawe rero niba ngende kukubwira nabumva nataye umutwe ubu ngubu ntabwo se muvugane byakunda ko muvugana umuntu yasinze ari kwinyarira yakuvanyemo imyenda yamenaguye we ndi kukubwira nta n'ukuri kubyumva wowe ngambyubyuke aha baramukubye ubu ntabwo arahita aguhamagara ibyo ukora byose ahita aguhamagara ntabwo waburizaho guys urumuri munararusimbuka gute ko nigenje reba ntabwo kandi ijisho ni akazi kanjye ndaba nasinze aragukubita imbwa y'urushyi ndaba nasinze nazi yundi ndaba nigendeye ndaba nibere mu isi yanjye rwose ntazi nkubirajya mbere ahubwo noneho wese guys reka ndebe n'ibikomere muri bugire nirukanga ariko murabona guys ibi bintu none se uri kubona ni kubesha ndabizi se aje mu kanya mbona yasinze menya ari n'abantu bamuzanye umva yasinze umva nomera ntabwo ndi kukubesha urabizi ntabwo njya mbesha yanyariye ndabizi se ngwino nawe wirebe ibirahuri yabimenaguye iyi ari mu rugo ari muri salo Jene umva nange natangiye gutekereza ko yabana murozi noneho kuri telefone yanjye naramayinite yararimo buriya mwibye telefone ngo muvugishe ubwo nyine nawe ntabwo uzi ikintu uri bukore ariko mama rayi byancanze natekereje papa rayi James inzoga iby'abagabo se bo ntabwo bizi menya n'agakuku njyewe byancanze pe ubwo sinzi ikintu uri gukora ubu ngubu ndi kwandurura ibirahuri yagiye amenagura bitatema abana karere karajyana ariko menya nako kari bwikangura kuko mu masinda ari kuvuga ibigambo mana yanjye
ihangane nyine uzurebe ufashe kuko nanjye nabuze icyo gukora. ndakora rero no umva noneho mwumvisha by'amavuga cyangwa ngo babyumvaga yewe baba we ahubwo none kandi gutegura mu ijoro Ubitangiye gusimbishe agaramire ko by'ibintu bibere ongera nyine ukomeze umunsi ugaragara nk'umutsinzi wigisha icyumweru ndetse azahitamo ko wasinze byataye noneho naza ubu ngucecekesheje ukorera nyine n'umunsi kumwe nta kibazo uzarangiza mu mwana n'umuterere swear wowe I swear swear yeah no so defined byingira amaso reba nturebe akushyira mu rusendo yego akwereka urusenda n'akamenye imana yanjye ndarumiwe icyo akoze kwica aragana nasi ngiye kuki nta mwishyu bwanjye narazaga nikanga buri kanya kandi ndabyiringiye neza ku buryo ntabwo ntabwo kinda ariko bugiye use muri profession none ndetse sigara muri salon njye mbese sigara muri salon njye ndeka mbyige na bino bisatu kubyo wenda ndimere nka nuze wenda kurutima rutangiye gukubita ndajyana n'uko byarana kandi Je peux te dire quand tu veux. Shema kwizina rya Yesu hani wabaye iki I swear. hani bakuroze hani zindoga wazikuye Shema Oh, umugore wanjye wowe umugore wanjye wowe Shera mukobwa waje hano nibi bari sinabikubwiye se kubera ko byari bimeje reba n'imyenda yatangiye kwivanga nabikubwira ukibaza ngo ni blague ahubwo menya bamurozi ibyo si kuva sinabigera mbona neza wowe mubonye nzanamushizeho ahubwo uzakiriza genda urere hariya menya hasigaye ikirahure kimwe cyonyine ibisigaye byose yabimenagura ibintu wabikora ni ukuri kw'Imana nari ibintu ari we wabikora bamuroze nyine uri kubona se ari muzima ese urupira rwo ni urwanjye ruriho mana yanjye rwuzuye inzoga ni umwe wenyine yasinze inzoga zuzuye
njyewe nananiwe ubu ngubu nabuze icyo gukora ntabwo ntabwo ibintu nabibona umwana wanjye ari hehe oya udafata imyanzuro nawe uvuga kugenda kura hapa reba ukuntu yabaye ibi ngibi bimaze hashize nk'amasaha 5 ameze gutyo kura hapa reba njye nabyanteye ubwoba buriya naguhamagaye nabikomeye ni James imbere ndakwiyamye n'undi munsi kura hapa wowe ntabwo ndi umugore wawe reba Laheri umuntu arihishe njye ntabwo nari nzi ko James yaba n'inzoga umuntu ni mugari cyane Laheri kura hapa reba ari mu magambo kumva kanya yavuga nawe isoni oya wivuga gutyo rero kumara nawe reka ndaye umwana wanjye n'isoni oya wigenda ciri ndagaruka ntahado ndukuri kw'Imana ndagaruka nigira wigenda ngwino muvugane waje nese ndavuga iki nawe njye ndavugana nawe iki hari igihe yaba none iki kibazo yagera cyatuma sinda ndetse ntabwo uzi ko abantu benshi banywa inzoga kubera ibibazo si ibibazo ntazi ndi umugore wawe shaka ndakwiyamye mbabara ndewe umwana wanjye kandi ndagaruka reka njye gukinga reka ngende nkinge mu kazi ndahita n'umwana wanjye cyane izi nzoga ziramushiramo nabi musiga muri noza uri umugore we urumva bigenda nese ngende umugore we ngabo basa ubu se ninda umujyanye mu kabari bigeze ntawamenye nyine mbi n'umuganiriza umenye impamvu njye muganire n'umuntu umeze gutya wabaye nk'umusazi umusinzi nk'uyu mu buzima ibi bintu yabyigiye kura hapa wowe kabizi ko kuva namukunda ntigeze mukundira kamwe inzoga none reba ipantaro soya n'izina Yesu yaninyariye n'ukuri shara ndagiye umwana wanjye ndamujyanye do ni ukuri kw'Imana kandi nta nubwo nakongera shara arasinziriye ariko wamba uri gufata imyanzuro nk'iyi ushobora kugenda mu muhanda nawe ugakora impanuka kubera yarigendera shashara reka njya gukinga ndaza parking do Paris yanjye ndasanga umwana nk'abyo ndahita arigwaje oya ntabwo bazi ibipago yambabarira ndebera hani wawe iki njyewe ngiye nkundana n'umuntu usinda njyewe kandi ubutsana urareba nawe reba urana nasinze ngubu ubundi si ubyutse hani umuntu usasinzira nawe yakwikura bino bintu akwandije ibintu byakoze birumubwira iki ngiye ibi bintu ntabwo nabi ese umuntu nasinze se ntabwo nasinze mbese nasinze kuko ngaho usumva ndimo kumura inzoga reba hariya reba kamera hariya umva uburyo bijyana umva uburyo bijyana wabyumvishe nawe uburyo bijyana ntabwo mubeshye ntabwo mubeshye ntabwo nasinze pe reba hano bisa nigire barayanjye sinzi ikintu ari bumukoreshe ntabwo nyine mubwire nawe umwana ndakundiraga neza nta n'umwe nakongera kugira umva uburyo bijyana uri uburyo nanjye ejo wankoreye uri wabyibuka nanjye mbikoze kuko nzi ko wanywa inzoga nanjye ari gukora iki niba mbese ku mwana ko utwite nzi ko ibyo bihuriye n'ibi niwe si njye byabihuriye si kimwe kuri kimwe se kimwe kuri kimwe
ukamera nta mpamvu. Reka njye kuyikura basi. Umubyeyi niba ndi umukire nibyo ntazi. Aha, aho ni sawa sasa. Ibaze noneho uburyo wari baranzi noneho agasanga nta hinya rero noneho. cyane njyewe nta mayinite nari mfitemo ariko none umwana yanjye uri hehe se? Shema Mwizina rya Yesu. Hani